Aha turi ni mu mudugudu wa Nyagasozi mu kagari ka Kabuga umurenge wa Rugabano. Ikibazo mufite cy'impungenge kwizimbwa ngo ni ikihe? Ikibazo dufite nuko dufite abana ku iki kigo cya Nyagasozi baharererwa biga. Ubwo rero umwana yatambuka zikaba zamutangira ndetse n'abantu bakuru ntizibatinya zirabatangira. Ntabo ziratangira kugiraho ikibazo. Hari umusaza zariye witwa Musabyimana. Hanyuma se izi mbwa ubundi ni iz'abandi? Izi mbwa nyinshi nizo witwa Gasore. None se yabura mwaba muzi zikingiye? Oya ntabwo zikingiye. Impungenge mufite rero ni izihe? Ese imbwa idakingiye harya umuntu ugasanga kujya kwa muganga by'iki gihe birahenze, kwivuza biragoye, inatura abakene nta mafaranga tugira, ariko noneho impungenge dufite nuko izi mbwa iba zari zikingiye. None se ubu ngubu nta buyobozi mujya mubwira ngo yabura bugira icyo bwabafasha kugira ngo bubwire nk'uwo muntu izo mbwa ze ajya zishumika ko zigomba kuba zishumitse? Ubuyobozi birabizi, niba hari icyo bwabukozeho nicyo ntazi. Hari n'izindi mbwa zamaze amatungo y'abaturage ariko zo ntabwo ari izi. Hari n'izindi mbwa zamaze amatungo y'abaturage, hano zimaze kwica ihene 5 kuri Mbogo zahica nka 18 ho. Ubwo rero ikibazo cy'imbwa ni kirekire, mbese si muri uyu mudugudu gusa, ni muri aka kagari kacu ka Kabuga cyane. Twasaba ubuvugizi nk'ubuyobozi bwadufasha bukabikurikirana. Ikibazo cy'izi mbwa abaturage baratambuka zikabatangira, ntiwatuma umwana guhaha kuri butike nimugoroba, ziba zatangiye abantu zibamereye nabi. Urabona umunyeshuri aba ari ahangaha zirabonana umwana irinda zikamwirukaho zikamutega zikamwangiza. Ndabona ikibazo cy'imbwa ari kirekire ahangaha. Nta bantu ziratangira gutangira sebo? Abantu bakuru zirabatangira zarabariye. Hari umusaza bita Musabyimana zariye inshuro 2 zimuriye 2. Ubwo rero ndabona icyo mwadufashaho, ubuyobozi bwo burabizi ariko nta kintu butumarira, nta kintu buzikoraho izi mbwa, kuko ba nyirazo abantu batumva, ni abantu bavuga ngo imbwa yangira umuturage. Ubwo rero nta kintu umuyobozi yakora, ubuyobozi bw'ibanze keretse ubuyobozi bwisumbuyeho yenda hari nibwo bwadufasha izi mbwa zikagabanuka mu mudugudu kuko zitumereye nabi. Turifuza ko mwadukorera ubuvugizi byibuze zigakingirwa. Ikibazo cy'izi mbwa mu mudugudu wa Nyagasozi tubona ziduteza umutekano muke, kuko yego baravuga ngo imbwa zirinda umutekano, ariko twebwe ntabwo ariko tubibona, kuko ugira gutyo ugatuma nk'umwana ku isantere haba hari nk'ikintu aguze cy'ikiribwa zikaba zamutangira zikakimwaka. Ubwo rero ikintu twaba dusaba nk'ubuyobozi ni ukugira ngo bene izi mbwa babashe kumenyekana, bamara kumenyekana izi mbwa bakaba bazikingiza. Ese hari imbwa zingana iki kuri aka gasantere ka Nyagasozi? Zigeze mu mbwa 7. Mukaba mwifuza iki? Kugira ngo bene zo babe bamenyekana, tubakangure kuba bagira gute, ubuyobozi budufashe kuba bwabakangura. Nitwa Musabyimana Charles. Ikibazo cyangaha hari imbwa boroye zitangira abantu zikabarya, zamereho ziranike nitambukiye. Zakuriye he? Harahari ngaha rwose, dore n'inkovu ngiye. Dore ngiye. Yego. Hanyuma se zikuriye ntabwo wagerageje kumenya bene zo? Izo mbwa ntabwo amenye bene zo? Se bene zo wagize ngo harimo iza Gasore, harimo iz'aba ngaba, benshi cyane bafite imbwa ngaha. None se ku mpungenge z'uko mwaba muhura nazo zikabarya, nyuma yaho nta buyobozi mubibwira kugira ngo babe babasha kubwira bene zo bazishumike? Ntabwo negeze mbwira. Ntabwo nabwiye. None se ntabwo wigeze ujya kwa muganga? Ntabwo nagiyeyo. Nubwo se nta mpungenge ufite ko zishobora kuba zagutera n'ibisazi? None se ahubwo ndibona ndi muzima, nicaye ahangaha abandi batari gukora. Ubwo ni ukuvuga ngo kuba wicaye utari gukora, uvuga uti sindi muzima, ni impungenge z'uko izo mbwa zaba zarakuriye zikakugiraho ingaruka? Nabyo birimo. Ukaba usaba iki ubuyobozi? Nuko izo mbwa babwira bene zo bakazikura ku isantere cyangwa bakazikingiza.
dushaka kubabaza ku kibazo cy'abantu baciriye imbwa, bamara gucirira imbwa rero ntibazishumike nk'uko amategeko abivuga, ahubwo bagahitamo kuzororera ku masantere, aho usanga ku masantere ndetse no ku bigo by'amashuri bihegereye abaturage bahatuye bafite impungenge z'uko izo mbwa zishobora kuba zabangiza, kuko bamwe zirabatangira abandi zikaba zabavutsa ubuzima, kuko harimo n'abo zirya ntibabone amikoro yo kujya kwivuza. Icyo kibazo murakivuga biki? Murakoze cyane. Hari amabwiriza ubundi ariho yo gucirira imbwa. Gucirira imbwa, umuntu acirira imbwa ikaba iri mu gipangu, ikaba ifite umunyururu, igashumikwa, ndetse n'iyo ashatse gutemberana nayo ayishyira mu munyururu agatemberana nayo. Ntabwo byemewe rero ko umuntu acirira imbwa ngo aze ayishyire mu rugo, ijye yirirwa izerera, ihure n'abantu, ibe yabakanga, ndetse hari n'abana bazibona bakiruka, ndetse n'abantu bakuru zikaba zanabategera mu nzira, birashoboka. Ibyo ntabwo byemewe. Ubwo rero birasaba ko nk'uko nabibabwiye tugiye gushaka abantu bose baciririye imbwa, bose tukabakoresha inama, tukababwira amabwiriza, tukabibutsa amabwiriza yo gucirira imbwa, ndetse tukabasaba no kuzishumika. Abo imbwa zirya ubwo nabo ubundi iyo umuntu imbwa imurumye, kuko nta cyizere tuba dufite yuko iyo mbwa idafite ibisazi by'imbwa, aba agomba kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo kwa muganga bamukurikirane. Ndetse biba na byiza n'iyo bimenyekanye ko iyo mbwa yakingiwe cyangwa itakingiwe, ubwo nyir'imbwa atanga ifishe igaragaza yuko iyo mbwa yakingiwe, kugira ngo bize gufasha abaganga bamenye uko bari buvure wa murwayi cyangwa wa muntu warumwe n'imbwa. Ba nyirazo abenshi rero nko mu bo twabashije kuganira bavuze ko izo mbwa zabo zitigeze zinakingirwa. Ni amakosa kandi imbwa tuzikingira ku buntu. Dukingira ku buntu, inkingo ni ubuntu mu gihugu cyacu. Turabahamagara umunsi wo gukingira, tukabateranyiriza ahantu, noneho imbwa zose zigakingirwa, ndetse tukabaha n'amafishe. Imbwa tuzikingira, ubundi imbwa tuyikingira imaze ibyumweru 12 ivutse. Imbwa imaze ibyumweru 12 ivutse, ubwo n'amezi 3 ivutse. Twamara kuyikingira nyuma y'ibyumweru 3, nyuma y'ibyumweru 12 ivutse, ubwo n'amezi 3, ubundi ikajya ikingirwa buri mwaka, buri mezi 12. Ko abazifite abenshi usanga ari n'insoresore zitagira n'iwabo, ahubwo bazijyana kuri ayo masantere uko biboneye kose. Se ubwo nyuma yaho murazifatira izihe ngamba? Abo bantu tugomba kubakurikirana, kuko hari amategeko arabahana. Ntabwo byemerewe gucirira imbwa udafite ahantu, udafite uburyo bwo kuyitaho. Hari n'abatazigaburira, hari n'abo usanga imbwa zirirwa zizerera ku gasozi gusa zihigira. Biriya ntabwo byemewe, kuko hari n'abo usanga zangiriza byaba imyaka, zikagenda zikanyamo ibintu bitandukanye. Biriya ntabwo byemewe. Tugiye gushaka abo borozi, ndetse tugiye gukomeza gukora n'ubukangurambaga haba mu nteko z'abaturage. Abaturage tubibutse yuko gucirira imbwa bigira amabwiriza ngenderwaho. Hari amabwiriza ngenderwaho muri rusange. Ni uko umuntu ushaka gucirira imbwa aba agomba kuba afite ubushobozi bwo kwicirira. Ubwo bushobozi nta bundi, agomba kuba afite ahantu itabasha gusohoka ngo ibe yagira ibyo yangiza. Agomba kuba afite umunyururu ayishyiramo, ndetse ubundi bigomba kubisaba ifite n'umudari, nimero yayo ikaba iri yanditse. Ikindi kandi ni uko igomba kuba ifite n'umunyururu agomba gukoresha ayishumika. Ntabwo ibingibi tubona imbwa zirirwa zizerera mu muhanda, irambwa niyo kwande niyo kwa kanaka, umuntu ari gutambuka mu nzira, imbwa imuri inyuma, iri kugenda imushoreye yiruka imbere. Bibaye ntabwo byemewe. Imbwa umuntu agomba kugenda ayifite mu ishumi yayo. Ubu nibwo bukangurambaga tugiye gukora, cyane cyane mu nteko z'abaturage, kuko abaturage nta handi hantu dukunda kubabonera, ni hano mu nteko, ndetse no mu nsengero. Tuzatanga n'amatangazo ahantu abaturage bakunda guhurira, ndetse byongeye no kuri radiyo, haba kuri radiyo Rwanda no ku zindi radiyo. Amabwiriza bakunda kuyavuga. Wenda ntabwo twavuga ko abantu benshi bumva radiyo, ariko abenshi bumva radiyo n'amakuru barayazi. Ahubwo twavuga yuko hari n'ababikora babyirengagiza. Ubwo abakora babyirengagiza bazahanwa, ariko natwe inshingano zacu ni izo kubibutsa inshingano zabo.
ubu nicyo tugiye gukora, dukoresha inteko z'abaturage, dukoreshe haba amatangazo mu nsengero ndetse haba n'aho tugomba kuyamanika, tubibutsa amabwiriza yo gucirira imbwa, kuko buriya imbwa ni itungo, ngiye ngita itungo, veterineri ngita itungo, abenshi bavuga ngo ni inyamaswa ariko ni itungo, ni itungo ushobora gufata ugatoza, ibyo nabyo bagomba kubimenya, rigatora n'umuco kandi rikaba ahantu, rigafatwa, rikagaburirwa, rikavuzwa, rigakingirwa, mbega rigafatwa neza. Ntabwo rero tugomba kubaho ari wa muntu uvuga ngo nacirira imbwa gusa, nk'uko wanabyivugiye, hari insoresore ziba zifite imbwa, hari n'ababikoresha mu buhigi, buriya n'ubuhigi ntabwo bwemewe.